Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana twese muze njye ukomeje kubifuriza bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo. Dushima Imana cyane ikomeje kuduhereza akanya ko kuboneka imbere yayo. Ni akanya k'agaciro, ni akanya k'umumaro udasanzwe imbere y'Imana. Kuko niyo mpamvu umubwiriza atubwira cyane ko tugomba cyane gukora cyane buryo bushoboka, kuko bugiye kwera mu gihe umuntu wese atakibasha kongera gukora. Mwese ndabasuhuje bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, abo dukunda kubana uko bukeye n'uko bwije, nawe uje uri mushya, turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana bari kumeze bahiriza umugisha, ari abari ahantu hatandukanye, ari abari ku migabane itandukanye y'isi, so abari muri za Europe mwese ndabasuhuje, abo dukunda kubana muri Amerika ndabasuhuje, abo tubana bari muri Aziya ndabasuhuje, abo tubana bari muri za Oceania za Australia mwese ndabasuhuje, ari abari muri Afurika abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabasuhuje, n'abumva ikirundi ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibishime kandi ikomeze bahiriza umugisha. Ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana akomeza guhera hagati muri mwebwe. Shalom shalom, ndamukanye y'abana b'Imana ndabasuhuje mwese. Uwo mugiye kubana n'ubundi mugenzi wanyu Samuel Mutezimana, ni mwene so muri Kristo Yesu. Nanjye ndacyari muri urwo rugendo rwo kugana mu ijuru, kandi ndize nashimye yuko ndi umwe muri ba bandi bari muri iri toro rya Yesu Kristo, atari muri amadini atandukanye. Ni toro rya Yesu Kristo niryo nimvuze, kuko ndabizi ko tuba dufite aho tubariza amadini atandukanye, ariko ndabizi ko hari n'itoro rimwe rya Yesu Kristo, kandi abantu baririmo ni abantu batazwi, n'abantu benshi, ni abantu batamenyekana cyane ahantu hatandukanye mu madini. Ariko kuba Kristo akuzi iyo bifite agaciro nta kindi, kuba Yesu akureba akakubonamo umumaro iyo bifite agaciro. Mweke dusenge Imana, kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe muri byose, ikomeze dushyigikire, ikomeze igice cya kabiri cyane cy'iri jambo. Twari tumaze iminsi turimo twigaho cyane, kuko hari ibyo dukeneye kumenya, kuko hari ibyo dukeneye kunguka. Nta kindi ni ukugira ngo twese tuzisange turi muri iryo torero, ari wowe njye nanjye tuzisange twese duhari, kandi tuzisange turi kumwe n'Imana Data twese mwiza. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Ngushimiye kuri mwiza, ngushimiye ko abanye natwe, ngushimiye ko wakomeje guturinda ko bukeye n'uko bwije. Nushime uhimbaze kuri Imana nziza. Mana, tugeze umwanya wo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane ubanze unyuhagire, niyo ugiye kuvugira ijambo ryawe. Murengezi mwiza, ni wa wundi uhora wanduye ko bukeye n'uko bwije. Mana, nyemerera cyane, banze unyuhagire, banze unyuhagire muri rusange, uhagire n'aya matwi, uhagire n'imitima igiye kumva ijambo ryawe. Ureke ineza y'Imana, ureke ubwiza bw'Imana buganze, ureke igitinyiro cy'Imana cyongere kitubonekeho. Dusabye Imana ko yadushyigikira muri iri jambo. Reka ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bize biganze muri byose. Wirukana imbaraga mbi zose zaza ziturwanya, Mana, muri uyu murimo. Udushyigikire, udutere inkunga, twemere ko dukorwa n'isoni, twemere ko dukorwa n'ikimwaro, ahubwo ureke umwuka wawe wera, umwuka w'ineza, umwuka w'imbaraga azaganze. Ureke gusobanura bari ukwawe, ureke kuvuga kose bari ukwawe. Ntabwo ari njye ugaragaramo, ntabwo ari njye ugaragara mu ijambo ryawe, ahubwo Kristo muzima ugaragare, kuko ni wowe nyir'ibihe, ni wowe byose Kristo. Ni wowe uzi ibyagirira abantu umumaro, ni wowe uzi ibyabakiza, ni wowe uzi ibyabakura aho bicaye iyi saha. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe, ndagushimiye ko ugiye gutumira byose kubishoboye. Sagenize nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Mureke dukomeye cyane no kumva ijambo ry'Imana. Dusome n'ubundi mu rwandiko, turi gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ku bice 12 no turi gusoma imirongo igera muri 2 ya mbere no turi gusomaho, niyo turi gushaka kwigaho. Ndumva twayigaho igihe kirekire, kuko nyango tube twasobanukirwa neza ikijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko niyo mutima utera imbaraga, kuko niryo ryonyine bwaryo rizadukiza. Nta kindi ufite kizigira kidukiza usibye ijambo ry'Imana. Nubwo abantu benshi cyane batabyita, ariko nta kindi kizigira kigukiza usibye ijambo ry'Imana. Rero tugomba gusaba Imana imbaraga zidushoboza kugendera mu kuri kwayo no kuyubaha uko bukeye n'uko bwije, kuko icya mbere cyo nitutagwisayo tuzasarura
aho abantu benshi cyane ijambo ry'Imana ukajya baritesha agaciro ntibashaka no kuba baryumva, ariko hari igihe uzaryifuza ukaribura, hari igihe kizagera ukumva ufite inyota ijambo ry'Imana kikaba ikibazo kuri wowe, ariko icyo nzi neza Imana izaza kandi ntabwo izaceceka, ahubwo ugomba kwibera amaso cyane ukibaza Yesu aramutse aje Yesaya yasanga ameze ate, yasanga agaragara gute imbere yiwe. Nubwo imbere y'abantu bakunda ugaragara neza, ariko ugomba kubanza guhita wibaza cyane imbere y'Imana y'ubwayo ngaragara gute, kuko appearance abantu babona, so ndabidezana cyane ko is difference with the appearance with the ear of our God. Niko bemeze iteka ryose maso y'Imana kugaragara habanye nuko abantu bakubona, ahubwo bigomba gusaba yuko nawe ugomba kwisuzuma, ukabanza ukibaza cyane uko abantu bambona ngaragara, yuko ndi umukristo, yuko ndi umuntu wamenye Imana, yuko ndi umuntu ugenda mu kuri kw'Imana, niko kuri kw'ijambo, niko binameze. Si isaha wasanga atari ko kuri, wareba ikintu wakora, wareba ukuntu wakwisuzuma, kuko ijambo riravuga ngo mwakwisuzuma ntiwagirwaho n'urubanza. Yesu nashimwe cyane. Icyo Imana idushakaho nuko abantu bakizwa, nuko abantu bezwa, nuko abantu bava mu byo bibwira, nuko abantu bava mu byaha barimo, nuko abantu baza bakongera bakegera icyo bita umusaraba wa Kristo, kuko nta kindi kizigera kigukiza usibye umusaraba wa Kristo. Icyo nzi neza, nubwo byaba bimeze gutya, ariko haracyariho icyo bita 7,000 bitari ryapfukamira Bayali. Abo ngabo bahura imbere y'Imana bayibwira iby'itorero. Yesu nashimwe cyane. Uko icyambere impamvu duhora tuvuga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo he kuzagira uzasigara avuga ngo ntabwo yigeze yumva, ahubwo azasigare ari we wigizemo uruhare, ahubwo azasigare ari we ubishaka, ariko bitavuze ngo ntabwo yigeze yumva, kuko Uwiteka yabwiye uriya mutunzi wari umaze gupfa, aramubwira ngo n'ubundi mu isi haracyariyo abahanuzi benshi, niba bumvira abo ngabo bazaba bakoze neza. Rero abahanuzi na n'isi baracyariho b'Imana, nubwo hari n'abandi bita ko ari abahanuzi ariko atari abahanuzi b'Imana, ariko n'abahanuzi b'Imana baracyariho yisaga. Ahubwo ko nguze kumenya neza umuhanuzi w'ukuri, ntago wamenya nawe ubwawe utabanje kugira icyo bita amaso y'umwuka. Nk'abantu benshi bavuga ngo bari kureba ariko batareba, ariko Imana ikeneye yuko umuntu wese muri rusange yongera kugira amaso areba, mukaba mu bintu by'ubuhumyi, kuko abantu benshi cyane barasinziriye mu buryo budasanzwe, kandi gusinzira guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo umuntu asinziriye nta kindi gitera gusinzira usibye ibisubizo cyangwa ibibazo. Ubundi ushobora gusinzira ugasinzirizwa n'ibibazo, hari n'igihe usinzira ukabasinzirizwa n'ibisubizo, ariko Imana itugire neza cyane, Imana itugire neza cyane, iturinde kuba twasinzirira ahantu atari gusinzirwa, kuko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data mukuru no mu mwuka ari bagomba kuba bamusenga. Ubundi uyu muntu uri mu mwuka ntabwo waza umuvangirirwaho, kuko iteka ryose hari andi mavuta nawe barimo, ariko umuntu haraza kubera umusinziro afite, kubera ukuntu ari gusinzira, akisanga nawe ubwiwe yamaze gusinzira, nta kindi kintu kimuranga usibye ibitotsi. Ariko Imana itugire neza cyane, Imana ongera idutabare. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, amagambo avuga ngo nuko benda tunabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiriye. Kandi ntimishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kuri 3 aravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirije n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yageneye umuntu wese kwizera. Imana ishimwe cyane. Hari amagambo avuga ngo nuko benda tunabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikora kwanyu gukwiriye. Rero nk'uko twakomeje tubivuga cyane, Imana ntabwo yishimira ibitambo byose ushobora kuzana uko byaba bingana. Igitambo Imana yishimira kurusha ibindi byose ni igitambo cy'umubiri wawe. Ikintu Imana iba ikeneye cyane nicyo bita umutima wawe, kuko murabyibuka cyane mu isezerano rya kera
iyo babaga bagiye gutamba ibitambo bagomba kuzana igitambo kidafite inenge, kuko ntabwo cyari kwemega gifite inenge. Rero nawe niba ushaka yuko uba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ugomba kuboneka imbere y'Imana udafite inenge, udafite n'ikizinga na gitoya, ahubwo ukaboneka imbere y'Imana wejejwe neza, umeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe cyane. Aleluya. Imana irashaka yuko abantu bongera kugira imitima ikiranuka, imitima yejejwe, imitima izira ibyaha, imitima mizima imeze nk'uko Imana ishaka. Aleluya. Imibiri yacu ntabwo ari ahantu ho kujya kwanduza, ho kujya gukorerwa ibintu byose dushaka, nk'uko Pawulo yakomeje kubwira Abaroma arababwira ngo ndimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera. Rero umubiri wanyu ntabwo mugomba kuwukoresha ibyo mushaka byose, ahubwo umubiri wanyu ugomba kubaho unezeza Imana, ushimisha Imana mu bibaho byose. Imana nta kintu na kimwe uzigera uyereka ngo dore ngo nambaye gutya, ngo meze gutya na gutya, ngo none ngo Imana ngo iraza guti kugira santema. No, iraza kukukunda bitewe nuko nayo wayikunze, kuko ijambo riratubwira ngo nimunkunda muzitondera icyo bita amategeko yanjye. Rero umuntu wese ukunda Imana yitondera icyo bita amategeko y'Imana. Aleluya. Mu gihe cyose uzisanga utitondera amategeko y'Imana, ntabwo uzaba uyikunda. Ubundi umubiri wawe iteka ryose, igihe cyose uzawuhereza ibihabanye n'iby'Imana ishaka, kugira ngo umenye iby'Imana ishaka. Ntabwo uzigera ubibona udafite amaso y'Umwuka Wera, nk'uko twambaye tubivuga. Aya maso y'Umwuka niyo yonyine azagufasha kuba wagira neza, umenye neza ibi bintu ndi kwambara, iyi nzira ndi kugendamo imeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe cyane. Nabizi ko ukuri turimo tugaragaza, abanyamadini benshi bazi ko bakugaragaza, ariko iteka ryose abantu murimo murarimbuka. Abantu barimo bararimbuka cyane, basubira muri Gehenomu aho bahoze, bagize ngo bari mu iterambere, bagize ngo bari mu idini. Ariko iteka ryose Imana icyambere cy'ijambo ryayo, ntago waza uvuga ngo nintuza ngo ni vision, ngo niri gutuba ibingibi gutya na gutya. No, Uwiteka yanditse Bibiliya azi neza yuko iyo vision izaza, kuko Imana ireba ahatangira ikareba n'ahasoza, no hagati hose ibihari. Niyo mpamvu n'iyi saha Uwiteka aba ari kureba byose, akareba neza, akitegereza umuntu wese, akareba ukuntu aba arimo yitwara. Ibintu byose uzakora ugasanga uri andehoro, uri hanze Bibiliya, uzamenye neza yuko aho ngaho urimo urakora icyaha. Yesu nashimwe cyane. Rero imibiri yacu igomba kuba insengero nzima, igomba kuba insengero z'Umwuka, igomba kuba insengero. Ntabwo uzava ngo urusengero ngo nariya mazu bubatse ari yakomeye ngo nizo nsengero, nk'uko ijambo tuvuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo batazongera gusengera Data hari i Yerusalemu cyangwa i Samariya. Ntabwo uzongera kujya gusengera Imana ngo uvuge ngo uzemerwa ariko wasengeye ngo muri ADEPR, ariko wasengeye ngo muri Katolike, ariko wasengeye ngo muri Restoration Church. Ahubwo iteka ryose cyose uzasenga usengera mu kuri no mu mwuka, aho ngaho uzaba uri umuntu wemerwa n'Imana, aho ngaho uzaba uri umuntu w'agaciro, aho ngaho uzaba uri umuntu w'umumaro cyane imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Aleluya. Aleluya. Rero Imana ikeneye yuko umuntu wese aho yava akagera yongera kwemerera Imana, akongera akayoborwa n'Imana, akongera akamenya neza yuko umubiri we ari urusengero rw'Umwuka Wera. Ndabinginga ngo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiriye. Mu gihe utazemera gutanga umubiri wawe ngo ube igitambo cyera gishimwa n'Imana, bizakugora iteka ryose.
ntabwo uzigera unezeza Imana mu gihe utari wemera kwitanga. Ngo ijambo y'Imana ratuvuga ngo nimwihe Imana nk'abazuke. Kwiha Imana nta kindi ni ukwemera ukinjira mu gakiza, ukinjira mu Mana, ukinjira hose ukemerera Imana ikaba yakuyobora. Ubundi abantu benshi cyane bagiye binjira mu Imana bakaza gufata agace gato cyane ko ku bintu by'Imana, ugasanga niyo mpamvu iteka ryose umuntu yita ngo ni umukristo ariko yambara ubusa. Ugasanga umuntu yita ngo njyewe ngo nta kibazo, ariko n'ubundi ari umusambanyi, ariko n'ubundi ari umwicanyi, ariko n'ubundi akora ingeso nyinshi zishoboka. Ariko Imana ikeneye yuko mutanga imibiri yanyu ikaba yaba igitambo kizima kera gishimwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Pawulo aheruka kuvuga amagambo aravuga ngo njyewe nabambanywe na Kristo, muri make kandi nzukana nawe. Avuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Maze avuga ngo ibyari ndamuyange byose nemeye kuba nabigira igihombo. Rero kuba yakwambara ubusa yari kubishobora nk'abandi bose. Niyo mpamvu usigaye usanga mu rusengero huzuyemo, mu madini huzuyemo ibintu bibamo abantu benshi cyane b'indaya. Ugasanga wowe ubwawe wize yuko utari indaya, ariko imyambarire yawe ikerekana yuko uri indaya. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga mu madini menshi huzuyemo abantu benshi babicanyi, huzuyemo ibisambo byinshi bishoboka. Hano bakozi bita abakozi Imana bo harimo ibisambo. Uko impamvu ngo bakozi b'Imana mubita ngo abakozi Imana, nuko nta mukozi Imana w'igisambo ubaho, nta n'umukozi Imana ukora icyaha. Niyo mpamvu icyo babwira ngo nawe ubwawe urabikora, Uwiteka akakwihora ukagira ngo ahwange nawe. Ariko hari umunsi mu Uwiteka azabishyira ku mugaragaro, ugahita umenya neza yuko Uwiteka atameze nkawe. Imana nishimwe cyane. Murabikora nkabihorera mukagira ngo mpamwe namwe. Uriba wita ngo uri umushumba, urica wita ngo uri umushumba, uri umuririmbyi ugasanga uri gusambana, ugasanga ukuvuga ngo ukora umurimo w'Imana ngo uri umudiyakoni ariko uri umusambanyi n'igisambo kibi. Ariko iyi saha igihe kiraje kugira ngo Imana yongere icishe za ntama munsi y'ukuboko kwayo, kugira ngo ibanze ikuremo izo hene zose zagiye zivangamo. Ariko icyo Imana ikeneye ko buri muntu wese yitanga, akereza Imana nk'umuzuke, akitanga, akamenya neza yuko ari igitambo cyiza kizima kera gishimwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Imana icyo ikeneye ntabwo ikeneye ibitambo by'amaturo uzana, ntabwo ikeneye ari amaturo yose uyukuzana. Icyo Imana igushakaho nta kindi. Imana ikeneye yuko wongera kuyemerera, wongera kwemerera Imana ikaba yaba mu ruhande rwawe, wongera kwerera Imana wongera kwemerera Imana ikaba yagendana nawe. Kuko icyambere cyo niwitanga ukihereza Imana, ntabwo uzongera kwiyobora, ntabwo uzongera kugenda uko wishakiye, ahubwo Imana y'ubwayo izabana nawe kandi izakuyobora, kandi izakugira inama, kandi izagushigikira. Impamvu iteka ryose ari byagiye bikunanira, nta kindi kintu gishoboka. Igihe cyose uzisanga ukiri mu byaha kandi no mu murimo, nuko iteka ryose wanze kuhereza Imana. Wagiye winjira mu gakiza akaguru kamwe, ukinya mu gakiza akaboko kamwe, akandi kagasigara hari inyuma. Ariko birakenewe kugira ngo witange, Imana ikubonemo umumaro. Ibyo wibwira byose nta gaciro bifite, ibyo wishakamo byose nta mumaro bifite. Igifite umumaro muri wowe nta kindi ni ukwemera ukihereza Imana, nta kindi ni ukwemera Imana ikakuyobora. Kuko Imana yacu izaza ye guceceka, kandi izahana inkozi z'ibibi, izahana umuntu wese, kandi izitura umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Hari abo izahana, hari n'abo izahemba. Hari n'abo izahemba. Ariko icyo Imana ikeneye kuri wowe ni ukwera no gukiranuka. Nta kindi kintu Imana igukeneyeho. Yesu nashimwe cyane. Hano kuri 2 tubwira amagambo avuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Yesu nashimwe. Umuntu wita ngo ni umurokore arimo arareba uriya muntu
uriya muntu ngo ni umuntu umeze gutya na gutya, nawe akumva ngo nakwambara nka kanaka, ngo nagenda nka kanaka. Aho usigaye usanga abantu ngo nabashuma mu itorero bambaye ngo amacupa, amapantaro bita ngo amacupa, ngasanga umuntu ngo ni umushumba yambaye ngo ibintu bimeze nk'amadondi taci. Ukibaza uyo muntu ni umushumba cyangwa ni igishumba, ukibaza ibyo bintu aba ari gukora bimeze gutyo, ibyo ni ibiki? Ariko ikintu mugomba kumenya, iyi Mana ntabwo izigera iceceka habe n'umunsi n'umwe. Iyi Mana izongera igaruke ku murimo wayo, izongera igaruke ku bantu bayo. Ngo nimwishanye n'ab'iki gihe, ab'iki gihe barasambana, ab'iki gihe ni ibisambo, ab'iki gihe n'abicanyi, ab'iki gihe bakora ibyaha byinshi bitandukanye, ab'iki gihe n'abagome, ab'iki gihe n'abasinzi. None n'abantu benshi cyane bita ngo abantu bari mu nzu y'Imana bamaze gufata iyi mico iteka ryose. Ariko wakwemerera Imana, Imana yakongera ikabana nawe, yakongera ikaba yakugirira impuhwe, yakongera ikongera ikabana nawe muri rusange. Igikeneye kuri wowe ni uguca bugufi, ukemera Imana ukayibwira ngo ejo ukundi nta wundi nishingikirijeho, nta wundi nizeye, uwo niringiye ni wowe, kandi Imana izagutabara, kandi Imana izakumvira. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, nimumvira muzagize byo mu gihugu nk'uko Yesaya yabihanuye. Ariko kuri ku ijambo ry'Imana ngo mbe kwishanya n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize icyo bita imitima mishya. Yesu nashimwe. Mugize imitima mishya, nicyo Imana ibakeneyeho. Imana irashaka yuko muhinduka mu ngeso zanyu, muhinduka mu byo muyibwira, muhinduka mu byo mukora, muhinduka mu byo muvuga. Imvugo yawe ikagaragaza yuko uri umuntu muzima, uri umuntu wahisemo n'Imana. Ari imigendere yawe ikerekana yuko uri umuntu wamaze kwihereza Imana, uri umuntu wamaze kwinjira mu gakiza k'Imana. Ibyo ukora byose bikerekana yuko ufite icyo bita umutima mushya. Ntabwo uzigera utunga iyi mitima, uyu mutima mushya, utabanje kwemerera Imana, Imana ikakuyobora. Yesu nashimwe. Aleluya. Utari wemerera Imana ikakuyobora, ntabwo uzigera utunga icyo bita umutima mushya. Kandi niko kuri ku ijambo ry'Imana. Banze wemerera Imana, Imana ibanze ikuyobore. Banze wemerera Imana, Imana ibanze ibane nawe. Banze wemerera Imana, Imana ikuyobore muri byose, kugira ngo bigushoboze, biguheshe uburenganzira bwo gutunga icyo bita umutima mushya. Ntabwo uzawutunga utari wemerera Imana kuyoborwa nayo, utari waba mu bushake bwayo, utari waba mu bwiza bw'Imana. Ahubwo Imana ubwayo uzabanza uyemerere cyane, ikuyobore, ijyane nawe, ibane nawe muri byose, kandi bizagenda neza. Yesu yashimwe cyane. Aleluya. Rero abantu benshi cyane bibeshya ko bari mu murimo w'Imana, ngo ni abakozi b'Imana, ariko bafite imitima imeze nk'amabuye, imitima itarigeze ihinduka. Rero uwo mutima ntabwo washobora kuvuga ngo ugiye kuwutangaho igitambo. Amen. Rero niko rwandiko, nicyo gitabo Yesaya yandikiye Abisiraheli, ubwo yarimo abandikira cyane ari kuri 36, yababwira ngo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, mbashyiremo umutima mushya, muzuzura, mbashyiremo n'umwuka muzima. Haleluya. Rero nawe nta kindi Imana ishaka, ikeneye ko yakoye kuguhereza umutima mushya, kuko icyambere cyo hari umutima ukurimo. Impamvu udahinduka, impamvu utumva n'inama, impamvu uba mu rugo ugasanga mu rugo uhorana amahane mu rugo, uhorana ibintu bimeze nk'inzangano mu rugo, uhorana intonganya zidasanzwe mu rugo, impamvu uva muri mukisa ngo ngiye gusambana, impamvu abantu nangwe usanga ngiye gukora ibibi byinshi bitandukanye, nuko hari ikibazo ufite, n'ikibazo cy'umutima. N'ikibazo cy'umutima nicyo ufite. Ariko Uwiteka yongera kugarukeho, yongera guhereze icyo bita umutima mushya, agukuremo umutima umeze nk'ibuye, ahubwo agushoboze gutunga umutima umeze nk'uw'Imana ishaka.
Haleluya. Uyu mutima turawukeneye, uyu mutima turawifuje. Dusaba Imana idukuremo iyi mitima imeze nk'amabuye, maze twinjire cyane, yongere idushoboze gutunga imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Banza cyane, banza uyirebe cyane. Impamvu udahinduka ku ngeso biterwa n'umutima ufite. Uzahinduka ku ngeso ari uko wagize umutima mwiza, ariko wagize umutima mushya. Utari wahinduka ku ngeso, nta mutima mushya uzigera ugira. Uzakomeza gutya kwa kundi, uzakomeza muri bya bindi bitandukanye. Ariko numara guhinduka ku ngeso, bizagushoboza gutunga uyu mutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Bizatuma ugenda neza neza wamaze kwiyereza Imana. Uko icyo Imana ishaka nuko tugomba kwitanga, tukaha ibitambo bizima byera kandi bishimwa nayo, no kwikorera kwanyu gukwiriye. Naho ibindi byose mwakora utabanje kwihereza Imana, utabanje kwitanga imbere y'Imana, byose ni ubusa. Banza wongere cyane wisuzume, wibaze cyane ko ndi umushumba, bigaragara ko ndihaye Imana. Imbuto nera zigaragara ko namaze kwihereza Imana. None se ko ndi umupastori runaka, none se ko ndi umudiyakoni, none se ko ndi umuririmbyi, byerekana ko namaze kwihereza Imana. None se ko ndi umucuranzi, none se ko yuko ndi umuntu runaka ukora umurimo w'Imana, ko ndi umuvugabutumwa, ko ndi apotre runaka, ko ni bishop runaka, namaze kwihereza Imana. Imbuto zangerekana ko namaze kwihereza Imana. Niba usizume ukabona yuko aho ngaho hari icyo ubuze, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Imana iteguye ko yakubabarira. Nta kindi Imana igushakaho ni ukwera no gukiranuka, ukemerera Imana ikaba mu ruhande rwawe, ukemerera Imana ikongera ikakuyobora, kwinge kuwe mu nzira zawe zose za buri munsi. Nkuko Imana ntiyakuyobora ufite umutima umeze nk'ibuye, Imana ntabwo yakuyobora. Ahubwo saba Imana gukoremo umutima umeze nk'ibuye, maze ugire umutima mushya, we kumera nk'abantu b'iki gihe. Ab'iki gihe iteka ryose ni abantu babi, ni abantu iteka ryose ni abicanyi, ab'iki gihe ni abasambanyi, ab'iki gihe ni abarozi, ab'iki gihe ni ababeshi, ab'iki gihe ni ibisambo. Ariko nawe hinduka, wongere wemerere Imana, ubwire Imana iguhindure, ikurinde kumera nk'ab'iki gihe, ahubwo uge gutunga umutima mushya, we kumera nk'ab'iki gihe. Uko ab'iki gihe iteka ryose bazahora ari bo, ariko Imana ubwayo hari igihe kizagera ukamenya neza yuko Imana ubwayo ari yaravuze iteka ryose yuko izongera ice mu bantu bose, yongera irebe neza umuntu w'ikiranuka utakiranukira. Niyo mpamvu iyi saha tuvugana, Imana ikeneye yuko umuntu wese aho yava akagira yongera kubanza kwitanga, akemerera Imana, akemerera Imana ikamuyobora, akemerera Imana akamu ruhande rw'Imana, akemerera Imana, Imana ikabana nawe. Ibyo wakora byose Imana itari mu ruhande rwawe, byose ni ubusa. Amena. Nubwo habaye ikibazo cy'inkorora, mwihangane, nari maze iminsi ndwaye, ntabwo nari nakira n'ubundi. Niyo mpamvu byose bimeze gutyo, mujye mubyihanganira. Ariko icya mbere cyo ngo ntimurushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitima mishya, imitima mishya, imitima mishya ishimwa n'Imana. Banza wongere cyane wisuzume wibaze cyane. Iyi saha umutima wanjye Imana irawunezererwa? Iyi saha ibyo nkora cyangwa ibyo mvuga Imana ibinezererwa? Mu gihe cyose uri buze gusanga hari ukuntu witwaye, hari ukuntu ugaragara Imana idashaka, wongere wemerera Imana, yongere ikuyobore, yongere ikubare, yongere kwambika imbaraga, yongere igushoboze. Aho wagiye utandukira hose urahazi, hari byinshi wagiye ukora bitandukanye, nawe urabizi ko ari icyaha imbere y'Imana. Saba Imana imbaraga, wisabe igushoboze kunesha mu buryo bwose bushoboka. Amena. Rero niyo mpamvu iteka ryose ijambo ry'Imana riza kugira ngo umuntu wese agireberemo, nabona hari aho yatandukiriye yongere agaruke, Imana yongere imwakire. Mureke dusenge Imana, ariko ubwawe uze kwisuzuma n'Imana, ubwire Imana uko bimeze. Imana iteguye ko yakubarira kandi izakugira neza, ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, bw'ijambo ritubwiye ngo muhindukire rwose, ntimumere nk'ab'iki gihe, mugire imitima mishya, ngo twitange twihe Imana, tubitanga ubuzima byera bishimwa nawe. Imana ifite imbaraga, dushoboze, ubanze tubarire cyane uko twagaragaye kose,
aho utageze neza uko ushaka Kristo mwiza hose tubabarire. Mana utwambike imbaraga dushoboza gutunga imitima myinshi, dukure imitima imeze nk'amabuye, ahubwo uduhe imitima igukiranuka, imitima yemera kugirwa inama, imitima yemera kwihangana, imitima yemera guca bugufi, imitima yemera kugenda mu kuri kwawe. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo dushoboze, turasenze kugira ngo tubere maso, turasenze kugira ngo tugaruke ukundi kandi tukubone. Urakoze ko twambitse imbaraga z'umwuka zishoboza kunesha. Mu izina rya Yesu Mana tubashishe muri byose, kandi ushoboze kubaho uko ushaka, tugende uko ushaka byose kubishoboye. Sage nizenzi kubikoze. Mana hereza umugisha abakomeza kumva ijambo ryawe, kandi ubaye guhinduka mu buryo bwose bushoboka. Sage nizenzi kubikoze kwa Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana muri kumeza bahereza umugisha. Turi kumwe ndi mwene so Samu. Turi kumwe iteka ryose kuri iyi channel. Imana ikomeze bashike cyane, murakoze cyane.